Nurdin TV Rwanda, ubumenyi ku isonga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. Ikuzo nishimwe byuzuye nta wundi bikwiye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala we kubw'impuhwe n'ingabireze ibyiza bigerwaho bikanatungana. Amahoro n'imigisha bikomeze gusesekara ku mukunzi wacu, umwarimu wacu umwiza mu biremwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe mu rugo n'abakomeje gutera ikirenge muke dusaba Allah kubw'impuhwe n'ingabireze yuko yadushoboza kuba mu bakurikiye intumwa y'Imana. Allahumma amin. Bagaragu ba Allah, amagambo meza yuje ukuri, yuje ubugenge, yuje kwitabwaho, agomba kwitabwaho, na amagambo y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, n'umuyoboro mwiza ugororotse, n'umuyoboro w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu muyoboro bagaragu ba Allah ni umuyoboro nta cyiza uretse yuko intumwa y'Imana yakitweretse, nta n'ikibi uretse yuko intumwa y'Imana yadushishikarije kukigendera kure, nyuma yuko yadushishikarije kugerageza gushyira mu bikorwa ibyiza yagiye atwereka. أيها الأفاضل وقرقوا الله سبحانه وتعالى، هناك أحاديث الأربعة جمعت أصول الأدب والخلق الكريم. وقرقوا الله سبحانه وتعالى دوكو يكومينيا نكو زيركنا يوكو هاري حديث zigera kuri enye zigize cyangwa se zikubiyemo imisingi y'imico myiza iboneye. Hari ahadith, iyo tuvuze ahadith ni jamu hadithin, ni ubwinshi bwa hadith. Hari ahadith zigera kuri enye zikubiyemo imisingi ishamikiyeho imico myiza. Mu yandi magambo, imico myiza ishingiye kuri iyi misingi tugiye kurebera hamwe dusanga muri izi hadith. Kama ashara ila dhalik al-imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, nkuko uyu mumenyi tuvuze haruguru abigaragaza mu gitabo cye yise Jami'ul Ulum wal Hikam. Muri iki gitabo yagaragaje yuko hari hadith zigera kuri enye zikubiyemo imisingi y'imico myiza. Bivuze yuko iyo ubanye n'izi hadith mu buzima bwawe bwa buri munsi ukazishyira mu bikorwa, icyo gihe byitwa ngo ufite cyangwa se ubuzima bwawe bwubakiwe kuri iyi misingi ikwiye kutuyobora mu bigendanye n'imyitwarire ndetse n'imyifatire, nkuko uyu mumenyi Ibn Rajab abigaragaza mu gitabo cye Jami'ul Ulum wal Hikam. Izo hadith rero bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, man haqqaqaha jama'a al-usula al-akhlaq wal adab. Umuntu wese man haqqaqaha ay tabbaqa hadhihi al-ahadith tatbiqan kamila. Umuntu umenye izi hadith akazishyira mu bikorwa, izi hadith uko ari enye nkuko zigize imisingi iranga ikinyabupfura muri rusange cyangwa se iranga imyitwarire iboneye ikwiye kuranga umuyisilamu. Izi ahadith uko ari enye nkuko Imam Ibn Rajab abivuga, man haqqaqaha ay man tabbaqa hadhihi al-ahadith, uzashyira mu bikorwa, uzabaho mu buzima bwe ashyira mu bikorwa zino hadith, akazishyira mu bikorwa nyuma yo kuzimenya no kuzisobanukirwa, agashishikazwa akarangazwa imbere no gushyira mu bikorwa izi hadith mu buzima bwe bwa buri munsi. Uzashyira mu bikorwa izi hadith faqad jama'a usul al-akhlaqi wal adab. Uyu muntu nta gushidikanya yuko azaba yamaze kugera ku ntego nyamukuru yo guhuriza hamwe imisingi y'imico myiza ndetse n'ikinyabupfura gikwiye kuranga buri umwe mu buzima bwe bwa buri munsi. Man tabbaqa hadhihi al-ahadith tatbiqan kamila,
وعمل بما جاء فيها من أصول وقيم وجعلها سمة له وسلوكا دائما في حياته. bivuze ngo uziga zino hadithi uko ari enye nkuko twayibonye. Izi hadithi zikubiyemo imisingi y'imico myiza ikwiye kuranga umuyisilamu ubuzima bwe bwa buri munsi. Uziga izi hadithi uko ari enye akazishyira mu bikorwa, agakora ibigendanye n'ibikubiye muri izi hadithi, agakora ibigendanye n'ibikubiye muri izi hadithi, uyu nguyu nta gushidikanya yuko azaba yageze ku ntego nyamukuru, yageze ku rwego rwiza rw'imico myiza ikwiye kuranga buri umwe fi hayatihi, mu buzima bwe. Apana kuba wazimenya bikagarukira kuzimenya gusa, bimujarradi hifdhiha au fahmiha, bimujarradi yo kuzimenya cyangwa se kuzisobanukirwa ariko ntuzishyire mu bikorwa. Kuvuga ngo kuzimenya bigomba kujyana no kuzishyira mu bikorwa, kuzimenya bigomba kujyana no kuzisobanukirwa, ndetse binashimangirwa no kuzishyira mu bikorwa mu buzima bwa buri munsi. Naam, twihuse rero bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, izo hadith uko ari enye zigize imisingi y'imico myiza yose muri rusange. Ni hadith ya mbere, ni hadith ya Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu magambo yayo matagatifu iratubwira iti, mu by'ukuri wa wundi uzemera Allah subhanahu wa ta'ala, akemera n'umunsi w'imperuka, ajya arangwa no kuvuga amagambo meza, natabishobora nabura amagambo meza yo kuvuga, ajye arangwa no kwicecekera. Uyu ni umusingi wa mbere mu misingi igize ikinyabupfura mu idini y'Islam. Umusingi wa mbere nuko igihe nta cyiza cyo kuvuga ufite, igihe nta cyiza cyo kuvuga ufite, ibyiza kuri weho no kwicecekera. Ngira ngo mu masomo yatambutse muri bukaye ko twabonye hadith natubwira yuko intumwa y'Imana itubwira ati, ninde umpaye garanti yuko azarinda ikiri hagati y'iminwa ye ibiri, aricyo ururimi, akanarinda n'ikiri hagati y'amaguru ye abiri, aricyo ubwambure, admanu lahu aljanna, nanjye muhe garanti yuko azajya muri aljanna. Hano rero iyi ni hadith ishimangira twari tubonye haruguru nk'umusingi mu misingi igize ikinyabupfura, imyitwarire y'umuyisilamu ikwiye kumuranga mu buzima bwe bwa buri munsi. Nimba mu Islam nta cyiza ufite cyo kuvuga, icecekere. Nimba wemera Allah ukemera n'umunsi w'imperuka, rangwa no kuvuga ibyiza, guhamagarira abantu ibyiza, al-amru bil ma'ruf wan nasiha, no kugira inama bagenzi bawe inama nziza. Ad-dinu nasiha, idini ni ukugirana inama. Nubura icyiza cyo kuvuga, ujye wicecekera nk'umusingi wa mbere mu misingi ikwiye kuranga ikinyabupfura kiranga abemera Imana, babandi bemera Allah subhanahu wa ta'ala ndetse bakemera n'umunsi w'imperuka. Hadithi ya kabiri ni sahahu al-Albani fi sahih at-Tirmidhi. Iyi hadith nayo iratwereka undi musingi wa kabiri. Umusingi wa mbere tubonye yuko no kuvuga amagambo meza. Famin adabil muslim, mu kinyabupfura nk'umusingi wa mbere gikwiye kuranga umuyisilamu no kuvuga amagambo meza, yabura icyo kuvuga cyiza agaceceka. Umusingi wa kabiri tubonye muri iyi hadith nuko intumwa y'Imana itubwira iti, inna min husni islamil mar'i, ngo mu by'ukuri mu biranga, mu mico myiza iranga umuyisilamu, mu mico myiza iranga umuyisilamu, tarkuhu ma la yani, nukureka ibitamureba. Ibitamureba akabigendera kure, ibitamureba ntabyijandikemo, ibitamureba ntabyishyiremo igihe bitamureba, agakora ibimureba. Mu biranga umuyisilamu mwiza nk'umusingi wa kabiri mu misingi ikwiye kuranga umuyisilamu, nukureka ibitamureba. Mu yandi magambo, umuyisilamu akora ibimureba biri mu nshingano ze, ibitamureba icyo gihe akirinda kubijyamo, kuko kutajya mu bitakureba utatumiwemo biri mu biranga umuyisilamu ufite imico myiza nk'umusingi wa kabiri. Umusingi wa mbere ni ukuvuga amagambo meza, wayabura ugaceceka. Umusingi wa kabiri ni ukuba warangwa no kureba ibikureba, ibitakureba utatumiwemo ntubijyemo ukajya mu bikureba, nk'uko tubisanze muri hadith y'intumwa y'Imana aho tugaragariza yuko mu mico myiza iranga umuyisilamu ari ukureka ibitamureba. Naam, hanyuma
Hadithi ya gatatu nk'umusingi wa gatatu mu misingi igize ikinyabupfura kiranga umwemeramana, gikwiye kuranga abemeramana muri rusange, ni hadith ya Abi Huraira anna rajulan qala linnabi sallallahu alaihi wasallam, mwe mu bagabo yaje kunwe Imana arayibwira ati ya Rasulullah awsini, ndagusaba yuko wangira inama. Qala, intumwa Imana iraje iramubwira iti la taghdab, ngo uramenye yewe wa mugabo we, inama nakugira ya mbere ntukajye urakara. Faraddada miraran, hanyuma uyu mugabo akomeza kubaza intumwa y'Imana ati yewe intumwa y'Imana, komeza ungira inama, ni iyihe nama nyuma yo ko ungira inama yo kutarakara? Qala, intumwa y'Imana irongera imusubiramo ati la taghdab, uramenye ntukajye urakara. Bagaragu ba Allah, dushingiye kuri aya magambo y'intumwa y'Imana, hadithi yakiriwe na Bukhari, nuko muri iyi hadith intumwa y'Imana itwerekamo umusingi ukomeye wo kutarakara, kutarangwa n'uburakari mu mibereho yacu ya buri munsi, mu migenzereze yacu ya buri munsi, tukirinda ikintu cyitwa uburakari. Ni bangahe mu bantu bakoze ibikorwa runaka bakabyicuza kubera kubikoreshwa n'uburakari, nyuma bakaza kwicuza ibyo bakoze kubera uburakari? Mu yindi hadithi ishimangira iyi ngiyi, intumwa y'Imana ikatubwira iti laysa shadidu bisur'a, ngo ntabwo umunyembaraga ari wa wundi uhubagurika, wa wundi uhura n'ikibazo akagira uburakari agahubagurika, akamenya ibyo asanze, agasandaza ibyo asanze. Ntabwo ari we munyembaraga, ntabwo ari nawe muntu usobanutse. Innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, mu by'ukuri umunyabwenge, mu by'ukuri umunyembaraga, umugabo uhamye ni wa wundi ufata uburakari bwe igihe agezweho n'uburakari, ntabe wa wundi uganzwa n'uburakari akaba yakora ibikorwa bidakorwa. Rero dushingiye kuri izi hadithi zombi zunganirana, nuko dukuramo umusingi ukomeye cyane wo kutarakara mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukirinda kurakara mu bikorwa byose mu buzima tubayemo. Umuntu yaba abona ibyo arimo bishobora kumutera uburakari, akagerageza kurwanya uburakari kugira ngo abashe kuba muri ba bandi bakusanyirije hamwe, ba bandi bafite mu buzima bwabo imisingi ibayobora ku mico myiza. Umusingi wa mbere twabonye ni ukuvuga amagambo meza, wayabura ugaceceka. Uwa kabiri ni ukurangwa no kurebana n'ibikureba, ibitakureba ukabyihorera. Hanyuma umusingi wa gatatu ni ukutarakara, nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiye ibitwereka muri izi mvugo zayo. Hanyuma umusingi wa kane, ari nawo wa nyuma mu misingi igize ikinyabupfura muri rusange, igize imyitwarire n'imigenzereze muri rusange iranga cyangwa se kwiye kuranga umwemeramana, naho intumwa y'Imana itubwira muri hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala, intumwa y'Imana iratubwira iti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Intumwa y'Imana iratubwira muri aya magambo yayo matagatifu ati, mu by'ukuri umwe muri mwe ntabwo arabumwemeramana keretse abanje gukundira mugenzi we icyo akundira nafsi ye. Mu misingi igize ikinyabupfura tugomba kurangwa nayo, harimo no kurangwa no kwifuriza bagenzi bacu ibyiza nk'uko natwe tubyifuriza. Wifuza kujya muri aljanna ukabyifuriza mugenzi wawe, uko wifuza kujya muri aljanna ukabiharanira, ugasari ukifuza ko na mugenzi wawe nawe yagera kuri iyo daraja, ukamugira inama, ukamuba hafi, ukamushishikariza gukora ibikorwa byiza nk'uko nawe ubyishishikariza ukabikora, kugira ngo wirinde ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Urifuza kubaho neza ukabyifuriza bagenzi bawe, urifuza kugira akazi keza ukabyifuriza bagenzi bawe, urifuza ibyiza muri rusange ukabyifuriza na bagenzi bawe, kubera yuko nkuko twanabibonye mu masomo yatambutse, twanabonye ko nanone gusabira mugenzi wawe fi dhahril ghaib, igihe umusabira mu bwihisho atabizi, mu buryo bw'ibanga, mugenzi wawe ukamusabira icyiza, biri mu mpamvu yuko kuba wasabira mugenzi wawe icyiza, biri mu mpamvu yuko nawe icyo cyiza wamusabiye abamarayika bavuga ati walaka bimithil, ngo nawe ubone nk'icyo wamusabiye cyiza. Rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, uyu musingi ni umusingi ukomeye cyane, ari wo gukundira bagenzi bacu ibyiza tukabibifuriza nk'uko natwe tubyifuriza. Uyu akaba ari umwe mu misingi ine igize ikinyabupfura n'imyitwarire iranga abemeramana.
وقد بين رحمه الله nkuko twatangiye tubivuga ibn al-Hajar cyangwa se ibn Hajar aratwereka muri iyi hadith, muri izi hadith ko ari enye zikubiyemo imisingi igera kuri 4, hadith nenye zikubiyemo n'imisingi igera kuri 4. Iyo misingi ni ihe bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati umusingi wa mbere fi hifdhil lisan, nukurinda ururimi. Nkuko twatangiye tubibona, nukuvugisha ururimi rwawe ibyiza, wabura ibyiza byo kuvuga ukicecekera. Hanyuma icya kabiri, umusingi wa kabiri dusanga muri iyi misingi uko ari 4, umusingi wa kabiri fi tarki ma la yani, ala almuslim an yatruka ma la yani, nukuba umuislamu yarinda bikomeye cyane, akirinda kujya yijandika mu bitamureba. Umuislamu Allah yaduhaye inshingano nyinshi abayisilamu zitandukanye, izi nshingano Allah yaduhaye bari zo dushishikazwa nazo, twe kwijandika mu bitatureba bitanadufitiye n'akamaro. Hanyuma icya gatatu, athalithu, icya gatatu, umusingi wa gatatu ni kavmil ghayz, nukurinda uburakari. Ari numwe Imana abwiye uriya mugabo wamubajije ngo cyase wamusabye kumugira inama, numwe Imana amubwira ati la taghdab, uramenye ntukarakare. Hanyuma umusingi wa kane muri iyi misingi uko ari 4 tumaze kubona ni salamatil qalb wa hubbil khairi lil muslimin, nugukundira bagenzi bawe ibyiza wifuriza nafsi yawe ukabyifuriza na bagenzi bawe, ibyiza wifuriza umutima wawe ukaharanira yuko na bagenzi bawe byabageraho, byaba mu buzima bwa hano ku isi ndetse nejo ku munsi w'imperuka. Iyi misingi uko ari 4 bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko Imam Ibn Hajar abitubwira mu gitabo cye Jami'ul Ulum wal Hikam, aratugaragariza yuko ibi bintu ko ari 4 bikubiye muri hadithi enye. Iyo umuntu abifite aba yamaze kugira imisingi 4, aba yamaze kugira imisingi 4 ishamikiyeho, imisingi 4 ishamikiyeho ikinyabupfura n'imyitwarire ikwiye kuranga umuislamu mu buzima bwe bwa buri munsi. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi al-ula yuko yadushoboza kurangwa n'ibi bintu 4 nkuko intumwa y'Imana bitwigishije, ndetse Allah kubw'impuhwe n'ingabire ze akadushoboza gushyira mu bikorwa ibikubiye muri izi hadith, ndetse akadushyira kure ukunyuranya n'izi hadith z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.